muraho ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze kuri Sunil Vibes TV. Amakuru yanyu maze iminsi ndimo ndeba mu makomenti yanyu nyasoma, ngenda ndeba komenti zanyu zisoma, nkahita mbasubiza, niyo ninze ntabwo bifata umunsi ndagusubiza neza. Nongeye guha abantu ikaze bashyashya baje kuri Sunil Vibes TV, ndabakiriye cyane, mbahaye ikaze kuri runo rubuga aho twiga ariko tumwisekera, ntabwo ubuzima tugomba kubugira kubukomplika ku buryo usanga ibintu babikomeje kandi ibintu biroroshye kandi neza cyane. Kuri iyi channel nzabigisha ukuntu tugenda dukora utuntu dutandukanye, utuntu wakifashisha kwapanga ibintu, wakoresha amafaranga yawe neza. Ibintu byinshi hano bifitiye amapaki y'ibintu byinshi cyane ngomba kukugezaho kandi byiza kandi nzi ko bizakunogera. Rero bana natwe, gumane natwe, utanga ibitekerezo, uvuga ibyo twaganiraho. Introduction of Sunil Vibes. Murakaza neza kuri Sunil Vibes, urubuga rw'inkuru z'ukuri, inama z'ubuzima n'ibisetsa bigufasha gutekereza no gutera imbere. Aho niho tuganira ku buzima busanzwe, tukavuga kuri discipline, kwiyubaka, gutekereza ku by'ingenzi no gusangira ibyishimo, byose bijyanye n'imyitwarire y'umunsi. Ibintu uzahasanga, ibiganiro byubaka, motivation and advice, podcast ya Sunil Vibes with the best word, ubuzima bwa buri munsi, lifestyle, Udushya n'urwenya, rufite, isomo. Niba wifuza gukura mu bitekerezo, ukishima mu rugendo rwawe, ukamenya kwihesha agaciro no kubaha n'abandi neza, subscribe nonaha ube umwe muri twe mu muryango wa Sunil Vibes. Vibes yacu ni kwishima no gukura icyarimwe. Thank you, we love you. Don't forget to subscribe, like and share and comment with Sunil Vibes TV. Turahari ku bwanyu kandi turabakunda cyane. Thank you for watching.